ndashaka kugusengera ibyo bishize, ibyo bishize, ibyo bishize, ibyo bishize. Yemwe bantu munteze amatwi, mbonye Imana ikora, mbonye Imana ihanagura abantu amarira, mbonye Imana ikuraho abantu agahinda, mbonye Imana imara abantu umubabaro, mbonye Imana ikuraho abantu igisuzuguriro, mbonye Imana itanga ijambo, mbonye Imana itanga akazi, mbonye Imana ihindura amateka, mbonye Imana ikora kuri uwo mugongo wawe umaze igihe ukubabaza. Akira gukira, akira. Oya, ntago uzakira ejo, nonaha akira gukira, akira gukira. Uwo mugongo nukire mu izina rya Yesu. Ayo maguru nabe mazima, ayo maso nabe mazima, umubiri wawe nube muzima. Akira urubyaro. Kurusha gusenga ntakajya gutera ubwoba utakurusha kwihana, ntakajya gutera ubwoba utakurusha kuba maso, ntakajya gutera ubwoba, kuko uwaguhamagaye abarusha amaboko, kandi uwaguhamagaye byose arabitegeka. Yaravuze ngo mutima wanjye we uramenye utuze kandi ukomere, kuko mwituze no mu byiringiro hari igisubizo, kandi kwitonda ukarindira byemeza umutware. Ndagira ngo tudatinze twihute tujye muri gahunda zacu z'ijambo ry'Imana. Nkuko tumaze kubimenyera, ni Revera Pasteur Uciyimihigo Xavier. Dukorera umurimo w'Imana Kagugu, kuri iruhande rwa kiliziya ya Kagugu, aho bita kuri Alalume cyangwa se Alalume Business Center. Niho dukorera umurimo w'Imana. Tugira iteraniro uyu munsi ku cyumweru kuva mu kanya 2:30 kugeza 6:30, 7 gutyo. Hanyuma kwa gatandatu tukagira icyumba cy'amasengesho gitangira mu gitondo 2:30, nabwo kigasoza nimugoroba 10:00 gutyo. Kwa gatatu tukagira amasengesho atangira isaha ya 9:00 tugasoza 1:00 z'umugoroba. Sorry. Imana rero ibaha umugisha ku bantu baturuka mu bice bitandukanye. Gutega biroroshye, kuko utega rimwe ugera muri gare ya Nyabugogo, ukajya kuri linye ya Batsinda, ugafata bisi iza ibatsinda, ukabwira shoferi ko agusiga kuri kiliziya ya Kagugu. Aho ngaho shoferi agusize, ugaruka inyuma gato ukegera kiliziya ukayitambuka. Hanyuma uyitambutse kiliziya uba ubona inyubako nini ya Lalume mu kuboko kw'ibumoso, ndavuga hepfo y'umuhanda. Ukayegera, wegereye iyo nyubako nini ya Lalume, ntujye iburyo ntujye ibumoso, ahubwo ureba imbere yawe. Urusengero rwubakishije amatafari y'umutuku cyangwa se ahiye, biterwa nuko yego, amatafari y'umutuku cyangwa se ahiye. Aho ukahegera ukinjiramo. Aho ngaho niho dukorera umurimo w'Imana. Abantu bari Kimironko nabwo batega rimwe, abari Remera, abari Kimironko, abari Kanombe. Biravuze ngo ugera muri gare ya Kimironko, ugafata bisi iza ibatsinda, ikakuzana, ukabwira umushoferi ko agusiga imbere ya Centre de Santé ya Kagugu. Hanyuma aho agusize ukazamuka,
n'amaguru cyangwa ukafata akamoto ka 300 kakakugeza ku rusengero rwacu aho kuri Alalume Business Center. Hari ikindi harya? Yes. Ndagira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana, ahubwo nsabe abashoferi n'abamotari, ubundi ntekereza ko hari ahantu mumaze kuhamenya. Abashoferi cyane cyane abadutega amatwi, batega amatwi Radio Umucyo, mujye mugerageza muyobora abantu. Umuntu nakuyobora, muyoboze umutima w'ubugwaneza, nakubaza ati ko ngiye kwa Pastor Xavier, umubwira uti ndahazi ni kuri Alalume. Turaziranye abantu benshi. Ejo kwa gatanu, niba ari kwa gatanu, niba ari ryari, ejo nahoze mbwira abantu twari kumwe mu rusengero, tababwira n'uwo muntu wicaranye nawe n'ubuhamya wicaranye nabwo. Narindo mvuga umudamu yari amaze gukuramo inda enye, azitwita zivamo. Hanyuma nasekeje abakristo ejo, ndababwira nti inda nayimutereye aho ngaho yicaye, kandi nyine kuko Imana yabivugiye aho, turamusengera. Yes, uyu munsi twiteguye kwakira kabebe, indi maze kuba nkuru. Ni nkuru ngira ngo ifite nk'amezi 7-8. Umwana w'umukobwa umwe, ngira ngo abantu mujya musura channel yacu yitwa Umurage w'Abera TV, cyangwa se televiziyo yacu yitwa Umurage w'Abera TV ikorera kuri YouTube. Mubonaho ubuhamya bwinshi n'abaganira. Umwana w'umukobwa umwe, kuva yavuka yari atarajya mu mihango, ariko mu cyumweru cyashize cyangwa 2 bishize, yaradusekeje aratubwira ati narimaze kuva navuka dore uko ngana, kuva kumyangiza imyaka 20, niba ari n'umwe, niba ari n'ibiri, ntago yari yarigeze agira imihango n'umunsi n'umwe. Ariko Yesu aramutabara, utajya mu mihango ntiwanabyara. Umukecuru witwa Cecilia ejo aradusetsa, imyaka 70, nibyo abantu mubyibuka, ariko mujye munyibutsa, dore imbere yanjye haba haciye abantu benshi n'ibintu byinshi. Baramuroze asubira mu mihango, ari umukecuru. Abantu twari kumwe ku wa gatatu dusenze, Imana iramubohora. Ejo yaje gutanga ubuhamya, aratubwira ati nibwo bwa mbere nari ngeze muri risengesho ryo ku wa gatatu, ariko nahaboneye Imana. Bari barandoze kujya mu mihango, none ku myaka 70 subira mu mihango, ariko ubu isengesho ryo ku wa gatatu ryankozeho riraka. Rero ndabizi ko ubuhamya mu bufite, ntabwo ari bwo ngiye kujyamo, ariko reka mbabwire ko Imana igikora, Yesu agikora, ibitangaza bigikoreka, Imana ikibohora abantu, amateka arakiyandika ku murimo w'Imana. N'abandi, nawe ugiye guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana. Rero uyu munsi murabizi ko ni siporo, ariko reka mbasabe, tugize igihe imvura igwa buri cyumweru. Uyu munsi nta yiri bugwe, nta mvura igwa, ariko ibyumweru nka 2 bishize bikurikirana nangwa 3 imvura yakubujije kuza gusenga. Rero reka ngusabe ukureho impamvu iyo ariyo yose, none uhaguruke, tangire witegure. Ntago imihanda yose ibifunze, kandi nubwo yabifunze, yego urakoze cyane, uyampaye message, Imana ibaha umugisha, arambwiye ngo Yesu nashimwe, yego imyaka 70 iguhe umugisha.
yego urakoze cyane. Yego bambwiye ko uyu mukecuru yari afite imyaka 70, afite imyaka 70. Yes, arahari n'uyu munsi nyine. Ejo yari ariho ashima Imana, baramuroze asubira mu mihango afite imyaka 70. Ejo yari arimo atanga ubuhamya. Turimo turabisengera Imana ko mu minsi mike iri imbere iteraniro rirajya ritambuka live, mukarikurikirana iwanyu aho mwibereye ku mbuga zacu zose dukoresha. Kandi turimo turasenga Imana ngo itwongerere ubushobozi kandi ibakoreshe. Turashaka kongera igihe cyo kubwiriza hano kuri radiyo Umucyo. Imana ibakoreshe rero, nawe Imana igukoreshe. Wowe unteze amatwi, Imana yagukoresha ukishyura ukwezi kumwe, ukishyura 2, ukishyura 3. Imana yagukoresha kandi ndabizi ko yaguha umugisha, wahabwa umugisha. Ndagira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana. Nibiza kunkundira ndaza kwakira telefone z'abantu bake. Narindiho nkubwira ngo nturyame, fata moto, haguruka. Uyu munsi ucike Satani n'imbaraga ze, uze tubane mu nzu y'Imana. Rarika mugenzi wawe umwoherereza ubutumwa bugufi, umubwire ngo shyira ku 102.8 wumve icyo Imana ivugana nawe muri iki gitondo. Hanyuma niba ushaka kuma ubutumwa bugufi nawe ushyire kuri 0782 29 8348. Mfite iminota nk'icumi cyangwa 15 hano. Ndabizi ko uraba wamaze guhaguruka aho hantu uri, ndabizi ko uraba wamaze gukira, ndabizi ko uwo mutwe uraba wamaze gukira, ndabizi ko uwo mugongo uraba wamaze gukira, ndabizi ko uraba wamaze kubohoka, ndabizi ko iyo mbaraga iguteza kwikinisha iraba yamaze kukurekura, ndabizi ko iyo mbaraga iguteza guta urugo iraba yamaze kukurekura, ndabizi ko uwo mwuka w'inyatsi uraba wamaze kukurekura, ndabizi ko uwo muzimu wafashe mu nda yawe uraba wamaze kukurekura. Iyi minota mfite hano hari inkuba zigiye gukubita, hari ukuboko kwiza kw'Imana kugiye gusenya uwo mwuka, hari ibintu bigiye kurangira. Fata Bibiliya yawe rero. Danieli ibice 3 umurongo waho wa 30. Danieli ibice ni 3 umurongo waho wa 30. Havuze ngo iki Pastor Xavier? Haravuze ngo ibyo bishize. Wow! Reka dusubire ko ntangiye gufashwa. Haravuze ngo ibyo bishize, umwami yogeza Saduraka na Meshake na Abedenego mu gihugu cyose cy'i Babuloni. Amen. Reka subiremo. Haravuze ngo ibyo bishize, umwami yogeza Saduraka na Meshake na Abedenego mu gihugu cyose cy'i Babuloni. Ibyo bishize niryo jambo mfite ubundi. Ni umurongo wa 30 ayaho yonyine iravuze ngo ibyo bishize. Ndagira ngo nganire nawe nkubwire ko Imana ijya yumva gusenga, cyangwa se yumva gusenga kwawe, kwanjye. Yego, uyu ni Saduraka, Meshake na Abedenego. Ntaza gutindaho kuko nshaka kuvugana na ni wowe Imana intumyeho. Bibiliya iravuga ngo babacaniye itanura ry'umuriro, ndetse batanga itegeko ko barigenyegeza 7. Si ukuricana gusa, bari bajugunyamo. Abari bashyizemo nta mbabazi bari babafitiye, abari bashyizemo nta muhwe na nkeya bari babafitiye.
ababashyize muri iri tanura batekerezaga ko ibyabo birangiye. Reka nkubwire, imigambi y'abanzi bawe ipfuye ubusa. Imana yishe iperereza ry'abanzi bawe ritaragira icyo rigeraho. Ubaye unyumvise wakavuze ngo amen. Reka subiremo mama. Imana yishe iperereza ry'abanzi bawe bataragira icyo bageraho. Bategereje kuzabona wasebye, bategereje kuzabona waraye ku muhanda, bategereje kuzabona wirukanse wambaye ubusa, bategereje kuzabona watandukanye n'umugabo, bategereje kuzabona urugo rusenyutse, baguhanze amaso, bategereje kuzabona banke yateje ibyawe, bategereje kuzabona waguye kuri iyo nda, kuko bakuzinga nta neza bari bagufitiye. Ariko reka nkubwire muri iki gitondo, imigambi yabo Imana yitesheje agaciro. Hari umuntu umwe cyangwa babiri bumva ibyo mvuga ari byo ngo bavuge ngo amen. Aba bantu bagambanira Meshake, Saduraka na Abedenego. Ntabwo ndi bujye mu makuru yabo yose, ndetse bazana kubigeraho babata mu itanura rigurumana. Ariko ngo babatemo, basanga intare yo mu muryango wa Yuda, uwo mvuga ni Yesu, yageze muri iryo tanura. Ndetse ngo umwami aza kureba. Sha bagiye kuzaza kureba, barebe koko kubukwe bwabaye. Bagiye kuzaza kureba, barebe ko amarozi baguteze yafashe amaguru yawe. Bagiye kuguhamagara kugira ngo bamenye ko ababaze ko abana bagiye kwiga, uzababwire ngo yego. Haleluya. Ngo yegera itanura arihagararaho. Ntago mu nkundire mvuge gato iyi minota ibiri, ndashaka kuvuga gato kuri iri jambo rivuga ngo ibyo bishize. Komanga uwo mugabo muryamanye umubwire ngo ibyo bijya bishira. Mubwire ngo agasuzuguro kajya gashira, amadeni ajya ashira, indwara zijya zishira, igisuzuguro kirashira, ibigeragezo birashira, intambara zirashira, amakuba arashira, amadeni arashira, umubabaro urashira, ubugumba burashira, inzara irashira, kugenda n'amaguru birashira, kwambara ubusa birashira. Wanyitabye we, umva, kuba usabiriza birashira, kurara mu gihuru birashira, kugumirwa birashira. Haleluya. Ibyo bishize. Inzara irashira, kuba mu ngo z'abandi birashira, gukora akazi ko mu rugo birashira, kutiga birashira, karande zirashira, ubugumba burashira, diyabeti irashira, kanseri irashira, asima irashira, uburemba burashira. Ibyo ntabwo nzi ibyo umaze igihe urwana nabyo, ariko ngo utumweho, mpawe mesaje yawe. Imana ikuntumyeho, mpawe mesaje yawe. Pastor, mpawe mesaje yawe. Mugabo, mpawe mesaje yawe. Eri, mpawe mesaje yawe. Samwe, mpawe mesaje yawe. Papa Cyusa, mpawe mesaje yawe. Mama Samu, mpawe mesaje yawe. Hera mayasikota yawe. Umva, Imana iravuze ngo ibyo birashize. Ntabwo nzi ibyo umaze igihe urwana nabyo,
ibyo nyokobukwe yavuze birashize, ibyo birarangiye, ibyo birashize. Akarere urimo ntabwo nkazi, reka mpanurire ubuzima bwawe. Niba unyumva, niba ubishaka, reka nkubwire uko Imana itumye Pastor Xavier. Iravuze ngo ibyo birashira. Yewe wa mukobwa we, ninde wakubwiye ko utazashaka? Ntabwo Imana ikangwa n'imyaka, ntabwo Imana ikangwa n'igihe, ntabwo Imana itewe ubwoba n'utwo tugambo tw'aba, ntabwo Imana itewe ubwoba n'imyaka umaze. Ibyo bishize, ibyo wowe kabyare wambwira uwo muntu ukamubwira ngo ibyo bijya bishira, muhanurira umubwire ngo ibyo birashize. Bagufasheho ijambo, bagufasheho umwanya, bagutwaye uko bashaka, bavuze ko uzapfa ntacyo wimariye, bavuze ko uzapfa utikamiye n'ay'umuyenzi, bavuze ko ntacyo uzageraho. Mu kazi barakugambanira, mu kazi barakurwanya, bosi wawe arakurwanya, nyoko uje kumereye nabi. Nonaho urimo uranyumva, uri kwa muganga, izo ndwara zirashize, icyo gifungo kirarangiye, ibyo bishize. We haravuze ngo ibyo bishize. Habaho kogezwa, igisuzugurwa gishize, habaho gutabarwa, ibyo bishize. Abari basuzuguye Daniel, Meshake na Saduraka, abari bo babogeza, umwami atanga itegeko, ibyo bijya bishira. Ramakuta, ibyo bijya bishira. Aho umuntu yasebeye akahambarira icyubahiro, aho umuntu bamutukiye akahavugiriza impundu, ibyo bijya bishira. Aho umuntu yararaga hanze akahubaka etaje, ibyo bijya bishira bikarangira imbere yabo. Reka nkubwire, ntabwo Daniel, Meshake, Saduraka na Abedenego bavuye muri icyo gihugu. Uwatanze itegeko ninde ryo kubamamaza? Komanga uwo muntu umubwira ngo ni wa wundi. Barajya he ku ijuru ritabaye, bose babireba, bose babireba, bazaruhira ubusa, bazagusiga uhagaze. Abakubita agatoki ku kandi ngo bazakwica, abakuvuga bakanabeshya ngo baragusebya. Bose bose bazaruhira ubusa, bazagusiga uhagaze. Remere shalamini kuwa desaini kuwa. Haleluya. Ibyo bishize, ngo bimaze gushira, birangiye, umwami yogeza Meshake, Saduraka na Abedenego. Ntabwo nshaka ko tujya kure kuko ndashaka kwakira telefone ya. Byabereye hehe? Ndashaka kuvuga aho bavuze ko iwanyu, mu marembo y'iwanyu hatazigera hagera ibirori, hariho ubukwe bugiye gukurikirana. Aho babonye ubyariye iwanyu, ubyara uwa mbere n'uwa kabiri, baravuga ngo birarangiye. Aho niho ugiye kwambarira urugori, aho niho ugiye kugirira icyubahiro. Aho ngaho wakoreye ubukarani, aho niho ugiye guhindurirwa amateka. Aho wasebeye. Reka mbwira abantu banteze amatwi, aho abantu bari bazi ko birangiriye, aho abantu bari bazi ko ugiye kwikorera amaboko, aho abantu bari bazi ko utazabyara, aho babonye inda zivamo, bakavuga terana, bakavuga ngo umuryango urawuciye. Aho niho ugiye guhekera, niho ugiye kubyarira impanga. Aho ngaho bagusiganiye,
aho ngaho bakwirukanye mu nzu, aho ni ibintu bigiye guhindukira. Irebe sharama iri kuwa desayi. Ibyo bishize niko ijambo rivuze, niko Imana ivuze. Hari ibintu birangiye, hari ibintu bishize, hari ibintu bishize, hari ibintu bishize. Hari amadeni arangiye, hari indwara zirangiye, hari ubukode burangiye, hari igisuzuguro kirangiye. Rebebebebebe ibyo bishize. Mama ibyo bishize, papa ibyo bishize, mugabo ibyo bishize, mugore ibyo bishize. Ibyo hahandi bari bazi ko wikoreye amaboko babona amateka arahindutse, hahandi bavuze ko ntacyo uzamara babona birahindutse. Ndavuga ngo birahindutse, ndavuga ngo birashize. Ye baba we, ibyo bishize. Umwami yogeza Saduraka na Meshake, haleluya, na Bedenego. Ibyo bishize, abantu baraheka. Ibyo bishize, inzara ishize, amadeni arangiye, kuba mu bukode birangiye. Ibyo bishize, ibyo umaze igihe urwana nabyo yewe ntago mbizi, ariko mpawe itangazo nkuzanira. Nta nubwo ndengaha, ahubwo haguruka byuka. Hari ibintu bigomba kurangira uyu munsi, hari ibintu bigomba kurangira iwawe, hari ibintu bigomba kurangira mu muryango, hari ibintu bigomba kurangira ku bana bawe. Kugenda n'amaguru bigomba kurangira. Ntabwo ari wowe uzahora ubabaye, ntabwo ari wowe uzahora urira, ntabwo ari wowe uzahora wikorera amaboko, ntabwo ari wowe uzahora ukodesha, ntabwo ari wowe uzahora ubangana karago. Hoya 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 hoya. Ntabwo ari wowe, ntabwo ari wowe, ntabwo ari wowe, ntabwo ari wowe, ntabwo ari wowe mama. Ibyo bishize. Imana yogeza, Imana yogeza, Imana ishyira hejuru, Imana itanga umugisha, Imana imara umubabaro, Imana imara agahinda, Imana imara intimba, Imana itanga inzu, Imana iragabura, Imana irambika, Imana ijyana abantu mu mahanga, Imana itanga igishoro, Imana itanga aho kuba, Imana ikuraho igisuzuguriro, Imana ijya yamamaza umuntu. Amagambo abantu bavuze akarangira, ibyo abantu bavuze bikarangira. Ibyo bishize, ndashaka kugusengera. Ibyo bishize, ibyo bishize, ibyo bishize, ibyo bishize. Yemwe bantu munteze amatwi, mbonye Imana ikora, mbonye Imana ihanagura abantu amarira, mbonye Imana ikuraho abantu agahinda, mbonye Imana imara abantu umubabaro, mbonye Imana ikuraho abantu igisuzuguriro, mbonye Imana itanga ijambo, mbonye Imana itanga akazi, mbonye Imana ihindura amateka, mbonye Imana ikora kuri uwo mugongo wawe. Umaze igihe ukubabaza, akira gukira, akira. Oya, ntago uzakira ejo, nonaha akira gukira, akira gukira. Uwo mugongo nukire mu izina rya Yesu. Ayo maguru nabe mazima, ayo maso nabe mazima, umubiri wawe nube muzima. Akira urubyaro mu izina rya Yesu. Akira gusubizwa, akira akazi, akira kuva mu bushomeri, akira igishoro. Ibyo bishize, akira ibyo bishize. Imana yogeza, Imana itanga agaciro, Imana itanga icyubahiro. Haleluya. Ibyo bishize, ibyo bishize, ibyo bishize. Ndashaka gusenga. Ibyo bishize, ibyo bishize. Hari ibintu bigomba kurangira. Niba unyumva wahagurutse ugatera haleluya 3. Haleluya. Harmoni kuwa desa. Hari ibintu bigomba kurangira, hari ibintu bigomba kurangira. Byizere. Uranyumva utwaye imodoka, ufite amadene akurembeje,
ndagira ngo ngutangarize ko ayo madeni arangiye. Imana irakwishyuriye, Imana iguhaye uburyo bwo kwishyura. Haleluya! Ibyo bishize, ibyo bishize, ibyo bishize. Uranyumvira kwa muganga, wabuze ibise, akira kubyara mu izina rya Yesu. Akira ibyo bishize, ibyo bishize, ibyo bishize, ibyo bishize. Ndashaka gusenga, ntago ndenga hano ukuri kw'Imana. Ibyo bishize ndashaka kugusengera. Warasenze, warasengewe, ariko ndagira ngo ngutangarize ko hari ibintu Imana irangije nonaha. Haleluya! Ntabwo nzi ikibazo ufite, ariko reka dusengane, reka dusengane, reka ngusengere. Nkundira ngusengere, nkubwire ngo uyu munsi yewe mvuye hano mba naje niteguye, mitira ku rusengero. Reka nguhendahende mu mbabazi z'Imana, ubwire ngo byuka, ubwire ngo haguruka, nkubwire ngo ngwino. Aho wari ugiye kwirirwa ntabwo mpazi, aho wari kujya ntabwo mpazi. Va muri ubwo buriri, urabumaramo iki? Ko hari ibintu Imana ishaka guhindura. Uwo muntu uramusura nyuma ya saa sita iteraniro rirangiye. Ngwino. Aho wari ugiye guteranira ntabwo mpazi, ariko Imana ikuntumyeho ko hari ibintu igomba kurangiriza muri Ararume uyu munsi. Mana, mu izina rya Yesu, itangazo niri ushize ku mitima y'abantu riravuze ngo ibyo birarangiye. Nanjye sengeye aba bantu, buri muntu wese awari awaherereye, imbaraga zisumba byose nizifate ku buzima bwe. Abatarakizwa bakizwe, abari baboshwe babohorwe, abari baboshwe n'imbaraga z'ubusinzi, abari baboshwe n'imbaraga z'ubusambanyi, abari baboshwe n'ibigeragezo, abari baboshwe n'imbaraga za karande, abari bafite ibibirukaho, abari bafite amakuba, ayo narangire uhereye uyu mwanya, uhereye uyu mwanya. Abashomeri babona akazi mu izina rya Yesu, abatabyara babyare. Ndatangaza ubutabazi muri iki gitondo. Ndahagarika buri mbaraga yarwanyaga aba bantu. Uyu wari urwaye umutwe nakire, uyu wari uboshye nabohoke, uyu bari birukanye mu nzu nabona amafaranga. Ndahamagara amafaranga y'amanyarwanda n'amanyamahanga kuri izi telefone z'aba bantu, muri izi konte z'aba bantu, muri aya makofi y'aba bantu. Ndatura ubutabazi. Abacuruzaga bagahomba ntibazongere guhomba. Ndatura umugisha uhereye uyu mwanya. Waravuze ngo nzasabira umugisha zawuhabwa. Reka abangaba bakira ubutabazi, bimenyekane ko ari we wavuganye na